Ndabaramukije mwese abakurikiye Grace upon Grace channel, amahoro y'Imana bane namwe, amahoro y'Imana ganze. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Itara ni talenta, nitwa Francine, ikaze mu kiganiro. Ikiganiro cy'uyu munsi, ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo uwo mwanya uhagazemo. Uwo mwanya uhagazemo. Ijambo ry'Imana turi busome mu gitabo cy'abami ba mbere. Kera nkiri mutoya ni muri 1995, hari ahantu twabaga hari mu nkambi, twabaga turi benshi, twari dufite amakoraniro 4 y'abasenga, kuko mu nkambi icyo gihe abantu nta mirimo bari bafite, abantu bakundaga kujya gusenga. Noneho baza gushaka gutora umuntu uhagarariye ayo makoraniro yose, uyahuza, umuhuza w'amakoraniro kugira ngo habeho gahunda, habeho gufatanya. Noneho babwira buri tsinda bati muzane umuntu, umukandida. None ubwo hari umusore yarakuze uretse ko atari yubatse, twabonaga ari umuntu ufite ubuhanga n'ubushishozi. Icyo gihe abantu bahita bavuga bati n'uyu nguyu n'uzatuyobora, n'uzahagararira iri koraniro. Nuko abanza kubyanga we kubera ko yari afite indi mirimo, yari ari muri korali, ndumva hari n'undi murimo nanone yari afite mu kiliziya. Nuko ariko abantu bamurushije amajwi, abakristo bamurushije amajwi, bakomeje kuvuga ko ari we babona ukwiriye uwo mwanya, noneho we araceceka. Ubwo rero buri tsinda ryatanze umuntu, igihe cyo gutora kiragera, baba ari we batora. Nyuma y'amatora twari tuzi ko turi bumurebe, tukamubwira duti felicitation, ariko ntabwo twamubonye, yahise agenda yihuta. Nyuma y'iminsi 3 twari tugiye gusenga. Aho hantu twari turi mu nkambi hari chapelle, umuntu yajyagamo gusenga umwanya wari wo wose, ukagira ibihe byiza n'Imana. We yararimo avayo, twe turimo tujyayo, azamuka twe tumanuka. Nuko turahura, twari groupe y'abantu benshi. Nuko babonye bati dore wa muntu wacu, wa muntu twatoye. Bamwe bati uragura, twaguhaye amajwi. Abandi bati turakugurira. Abandi bati naguhaye ijwi, twese twaragutoye. Abandi bati felicitation. Nuko ubwo twagendaga tumusanga twishimye, turi guseka, ariko we ntiyavuga, akatureba ariko ntiyagira ikintu avuga. Noneho tumaze kumugeraho, aratubwira ati ubwo rero muje mwishimye, muvuga ngo ndagura, abandi ngo murangurira, abandi ngo felicitation, nkaho mwangiriye neza. Noneho abantu baramubaza bati none se ntitwakugiriye neza, none se twarahemutse? Aratubwira ati mwandahuriyeho umuriro. Ati ubu ntimubona ko mwandahuriyeho umuriro? Ati nari nababwiye yuko mfite gahunda y'imirimo yindi nkora, nari mfite yindi mirimo nkora, kandi uyu mwanya murabibona ko ari umwanya ukomeye, ntabwo ari umwanya wo gukinisha. Ati ahubwo ubu ngubu mwebwe mwakagombye kuvuga muti twaragusengeye, cyangwa se dufata amasengesho ryari ngo tugusengere. Mwakagombye kumbwira muti mbese tuzagufasha iki, mwakagombye kumbaza icyo muzamfasha. Naho mwebwe muri mu byo kuvuga ngo tugurire, cyangwa se ngo turakugurira, ngo felicitation, ntabwo mubona ko uyu mwanya ukomeye, ntabwo mubona ko uyu mwanya bisaba ubuhanga n'ubushishozi, ntabwo iyo nkunga ariyo nkeneye. Ubwo akimara kuvuga gutyo duhita tubitekerezaho, na n'ubu iyo mbyibutse mbitekerezaho. Twebwe aho twari duhagaze, twari mu kwishima gusa ngo umuntu wacu wo mu itsinda ryacu niwe watsinze, nta kindi twatekerezaga. Ariko we yarebye kure, yararebye ati guhuza amatsinda 4 y'abasenga, amagurupe 4 y'abasenga, nzakora iki, nzavuga iki, mbese nzabunguruza kuruta aho bari, mbese ibyo nzavuga cyangwa nzakora bizagira umumaro, uyu mwanya nzawubyaza umumaro. We niho yarari, ku buryo ntekereza ko n'icyo gihe tutamubonye, birashoboka ko yahise agenda agafata amasengesho yihuse. Mu by'ukuri rero mu buzima busanzwe bibaho umuntu yaba abonye umwanya akanezezwa n'iyo titre, akanezezwa n'iryo zina, kumva ko wenda witwa mwarimu, witwa umukuru w'ikoraniro runaka, cyangwa se ukavuga uti mu muryango wacu dufite padiri, cyangwa se turi pasiteri, cyangwa se ndi madamu pasiteri, ibintu nk'ibyo, tukanezezwa n'iryo zina. Ariko mu by'ukuri inshingano ziri inyuma y'iryo zina ziba zikomeye. Insanganyamatsiko y'ijambo
iravuga ngo uwo mwanya uhagazemo. Mu by'ukuri bakristo bavandimwe, buri muntu uwo ari we wese, abakomeye n'aboroheje, abato n'abakuru, hari imyanya Imana yadushyizemo. Wenda wavutse uri imfura, kuba uri imfura hari icyo bivuze. Wenda wavutse uri uwanyu, uri umuhererezi, nabyo hari icyo bivuze. Wenda uhagarariye amakorari, uri umwarimu, uri umuganga, umwanya uwo ari wo wose Imana yagushyizemo ni umwanya w'ingirakamaro. Hariho icyo Imana iteganya ko wagakoze muri uwo mwanya, hariho icyo umuryango wawe n'inshuti baguteganyaho ko wakoze muri uwo mwanya. Ni byinshi Imana idushoboze. Reka dusome ijambo ry'Imana rero, twumve icyo Bibiliya ivuga ku byerekeranye n'imyanya tubona, imyanya duhabwa mu buzima. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma, turasoma igitabo cy'Abami ba mbere, umutwe wa 12, umurongo wa 26 kugeza kuri 30. Icyaha cya Yerobowamu. Yerobowamu aribwira ati, uko mbona ibintu biteye, ubwami bushobora kuzasubira mu nzu ya Dawudi. Aba bantu nibakomeza kuzamuka bajya gutura ibitambo mu ngoro y'Uhoraho i Yerusalemu, imitima yabo izagarukira shebuja Robowamu umwami wa Yuda, maze banyice bisubirire kwa Robowamu umwami wa Yuda. Umwami Yerobowamu yigira inama Umwami Yerobowamu yigira inama, akora amashusho abiri y'inyana za zahabu, abwira abantu ati, mwakabije kuzamuka i Yerusalemu. None rero Isiraheli, ngizi imana zawe zagukuye mu gihugu cya Misiri. Ishusho rimwe arishyira i Beteli, irindi arishyira i Dani. Ibyo nibyo byateye rubanda gucumura, ntibatinyaga no gutambagira kugera i Dani kubera iryo shusho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mbere yuko dukomeza, reka dusubire inyuma. Intego y'ijambo, insanganyamatsiko iravuga ngo uwo mwanya uhagazemo. Uwo mwanya uhagazemo. Mbere yuko tuvuga uyu mwami Yerobowamu wari uhawe umwanya w'ubutegetsi, reka dusubire inyuma gato muri iki gitabo cy'Abami ba mbere mu mutwe wa 3, aho Salomo umuhungu wa Dawudi yabonaga umwanya w'ubwami. Yarahawe umwanya ukomeye, ariko abona ko ari umwanya ukomeye, ajya gutura igitambo Uhoraho, ndetse Imana iramubonekera amubaza ngo nsaba icyo ushaka. Mu magambo yavuze umutwe wa 3 uhereye ku murongo wa 8, yaravuze ngo uyu muryango urakomeye, umpaye gutegeka umuryango ukomeye, umuryango witoreye, kandi si bake ni benshi. None rero jyewe umuhungu ukiri umusore, birakwiye yuko wamfasha nk'ubwenge, nk'ubuhanga, nk'ubushishozi, kugira ngo nzategeke umuryango wawe neza, sinzagira uwo ndenganya. Ni ukuvuga ngo agitangira Salomo yabonye ko umwanya hawe ari ingirakamaro, akavuga ati jye ndinde, ndi umusore, ndi muntu cyo kugira ngo abantu Imana yahisemo mu isi yose aba ari jye mbabera umwami, kandi ni benshi, kandi Imana irakomeye. Abona ko umwanya hawe ukomeye atashobora kuwukoresha neza atabanjije kubaza Imana itamushyigikiye. Yaragerageje, ariko nyuma yaje kuganzwa, agira ikigeragezo cyo gukunda abagore, ngo yatunze abagore 700 n'inshoreke 300, bose hamwe bakaba 1000. Muri izo nshoreke bari abanyamahanga, kandi Imana yari yarababujije gushaka abanyamahanga. Abo bagore rero bageze muri Isiraheli, nabo barategeka. Uwo nundi mwanya bari bahawe. Twavuze duti uwo mwanya uhagazemo. Abo bagore, iyo umwami ashatse umugore waba ari umwamikazi, kandi umwamikazi nawe arategeka. Abagore barategetse, babwira umwami bati dufite imana natwe iwacu, dukeneye gusenga imana z'iwacu, uko babimusabaga kenshi, kandi ari abagore yakunze arabibemerera.
ngo bemera kujya mu mpinga z'imisozi bakubaka amasengero. Ayo masengero rero ntibayajyagamo bonyine, bajyanaga n'abagaragu babo ndetse n'abakozi n'abarubanda. Noneho abayisiraheli batangira gusenga ibigirwamana, bibabaza Imana. Turacyari ku ijambo ry'umwanya uhagazemo. Uwo mwanya abo bagore bahawe wo kwitwa abagore b'umwami byatumye bategeka birakunda. Nta wundi mugore wa rubanda wari kuzana ibyo bigirwamana ngo bizemere. Nuko bari abagore b'umwami, uwo mwanya bahawe ku ruhande rw'iwabo barukinnye neza. Uwo mwanya bawukinnyemo neza, bahesha agaciro iby'iwabo kuko bari bahawe umwanya ukomeye. Ubwo rero niho Imana byayibabaje. Mu bami ba mbere umutwe wa 11 uhereye kuri 26 tubona amagambo aho Imana yatumye umuhanuzi Yerobowamu. Uwo nguwo yahoze ari umugaragu wa Salomoni. Ariko Salomo amaze gupfa, kuko Imana yari yababajwe n'ibyo yakoze, umuhungu wa Salomo witwa Robowamu niwe wagomba gufata ubutegetsi. Imana yahise ibugabanya, imusigira imiryango 2 gusa, indi miryango 10 iyiha uwo Yerobowamu wahoze ari umugaragu wa Salomo. Iyo miryango 10 rero Imana yimuhaye yamusobanuriye neza igitumye igabanya ubwami bwa Salomo. Nuko yimitse ibigirwamana mu Isiraheli kandi ari ikizira. Noneho rero Imana ikoresheje umuhanuzi ibwira Yerobowamu iti, wowe nunyumvira ukankurikira ukumvira amategeko yanjye ukagendera mu nzira zanjye, nzagukomeza, nzakubakira inzu ikomeye, nzakugirira neza. Ariko aho duhereye dusoma ku murongo wa 26 umutwe wa 12 umurongo wa 26 aho duhereye dusoma, we ngo yararebye agira ubwoba, yirengagiza iby'Imana yamubwiye ko izamushyigikira. We ngo agize ubwoba, aravuga ngo aba bantu bahoze bari kumwe na Yuda n'inzu ya Yuda, kandi Imana dusenga ariyo nabo basenga iri Yerusalemu. Nibakomeza kujya bajya i Yerusalemu bazagera aho biyunge, kuko n'ubundi bahoze ari umuryango umwe. Nibamara kwiyunga nge bazanyicisha, kuko nawe yigometse ku muhungu wa Salomo Robowamu. Akavuga ati uko niyigometse kuri Salomo, nako uko nigometse ku muhungu wa Salomo Robowamu, nanjye bazanyigomekaho, ubu bwami bugasubirayo. Reka nigira inama. Nibwo acurishije inyana 2 za zahabu, abwira abayisiraheli ati, murakabije kujya i Yerusalemu, murajya gukora y'iki ko Imana zanyu ziri hano? Abereka ibyo binyana bya zahabu yakoze, ati izi nizo mana zabakuye mu Misiri, nimujye muzisenga. Nta mpamvu yo kujya i Yerusalemu. Ubundi Yerusalemu niho hari urusengero bagomba gusenga. Ngo afata n'abantu batarabo muri Levi, kuko Imana yari yavuze ko abo muri Levi aribo bagomba kuvamo abahereza bitambo. Afata abantu batarabo muri Levi abagira abahereza bitambo. Uwo mwanya yarahagazemo awuhawe n'Imana. Yakoresheje icyaha abayisiraheli cyanze gusibangana kugeza n'igihe Yesu yaziye. Icyaha cyanze gusibangana, Imana ituma umuhanuzi aramubwira biranga. Hanyuma rero abayisiraheli bamaze gucikamo 2, Yuda n'umuryango wa Benjamin basigaye bitwa abayuda. Hanyuma indi miryango 10 yose isigaye bitwa abayisiraheli. Bose kandi bari abana b'umugabo umwe, bari abana ba Yakobo, basangiriye mu butayu manu, bambutse inyanja itukura icyarimwe. Ariko kubera iyo mpamvu yo gucikamo 2 bahindutse abazirana. Abayuda rero bo bakomeje gusenga Imana, ariko basenga n'ibigirwamana, baravanze. Kubera abo bagore ba Salomo nabo barabyaye, bagira abana, bagira abuzukuru, barakomeje rimwe bagasenga Imana, ubundi babatumira no mu bigirwamana bakajyamo, baravanga. Abo ni abayuda. Hanyuma nanone abasigaye bafata izina ry'abayisiraheli. Abayisiraheli bo bayoboka ibigirwamana burundu bitagira Imana, kubera Yerobowamu umwami wa Isiraheli wa mbere Imana yahaye ubwami imugiriye neza, kuko n'ubundi yari umugaragu, ntiyavukaga mu muryango w'abami. Ikintu rero kibabaje nuko abayisiraheli babyemeye. Uko imyaka yagiye ishira, wenda mu gihe yabikoraga hari ababibonye babona ko atari byo barumirwa, kuko yari umwami. Kubera uwo mwanya ahagazemo
ntibamuvuguruza, ariko baje gupfa imyaka irashira ari myinshi cyane. Abavutse nyuma babisanzwe bagira ngo niko bimeze, kuko kandi Imana yari yatumye umuhanuzi ivuga ngo nguhaye ubwami, bagize ngo ibyo nabyo ni Imana yabimwemereye. Ukuntu rero byari bimeze, basengaga ibyo binyana ariko mu izina ry'Imana. Amategeko ya Musa, amateka y'ukuntu Imana yabambukije inyanja itukura, byose barabikomeje, bagasoma ibyo bitabo bitagatifu. Abahereza bitambo yitoreye bagatura ibitambo nk'uko babikoraga i Yerusalemu, ariko babikorera ibyo binyana bibiri yabumbye, ku buryo we icyo yashakaga, intego yari afite n'imwe gusa, nuko badasubira i Yerusalemu kugira ngo bataziyunga na Robowamu hanyuma akabura ubutegetsi. Bakristo bavandimwe, umwanya duhagazemo, umwanya uhagazemo cyangwa uhagazemo ushobora gukiza cyangwa ukicisha abantu benshi. Nta muntu wari kwaduka ngo avuge ngo nkoze ibinyana bibiri mu bisenge bidaturutse ku mwami ngo azabeho. Ntibyari gukunda. Uwo mwanya afite yawukoresheje ashyiraho itegeko, kuko umwami yaricaga agakiza abantu bagomba gukurikiza abasengesha ibigirwamana. Ntibigeze bo babimenya. Abaje kuvuka nyuma bagize ngo niko bimeze, bagakomeza bagasenga gutyo, bagasoma bya bitabo bya Musa, bagasoma amateka y'ukuntu Imana yabambukije inyanja itukura, barangiza bakayishima, ariko bayishimira imbere ya bya binyana bibiri Yerobowamu yakoze. Bakristo bavandimwe, tujye dusabira abatuyobora mu nsengero, mu makoraniro y'abasenga cyangwa se mu buzima busanzwe, kuko imyanya bafite bashobora kuyikoresha bagakora ibintu bo bifitiye izabo nyungu hejuru, ariko twese bikatugiraho ingaruka, kuko icyo gihe byarakomeje. Abami bavuyeho barakomeza, n'uvuyeho n'ugiyeho bose bakomeza bakora gutyo nk'uko nawe yabikoze. Ntabwo byigeze bivaho. Hariho umwami witwa Omari, wari umwami wa Isiraheli, yaguze umusozi bita Samariya, aba ariho yubaka ingoro y'ubwami. Yari umwami wa Isiraheli nyine. Noneho bituma babita abanyasamariya. Noneho rero hari n'abantu bigeze kuza kuhatura igihe Abayisiraheli bari baratwawe bunyago, nabo barivanga nabo Bayisiraheli, gusenga Imana birabananira. Noneho ingeso mbi zirushaho kwiyongera, ni izina ryo kubita abasamariya ryavuye. Rero kugeza igihe Yesu aziye, ubwo Yesu yaganiraga n'umugore wo muri Samariya, bari Abayisiraheli. Abayisiraheli bambutse inyanja itukura, Abayisiraheli bariye manu, bazi ko umusekuruza wabo Isiraheli yari afite Imana. Rero mu magambo urya mugore yaganiriye na Yesu, ubwo Yesu yamubwiraga ati mpa amazi yo kunywa, umugore yamubwira ati utinyutse ute kunsaba amazi kandi umuryango wanyu n'uwacu tudasangira? Ni ukuvuga ngo kubera ibyo bigirwamana, abo muri Yuda n'Abayisiraheli basigaye ntibongeye kumvikana, baranenanaga. Ni ukuvuga ngo Abayuda bavuga ko Abayisiraheli basigaye aribo bafashe izina ry'Abasamariya ari abanyabyaha kubera ko badasenga Imana. Ubwo bw'umugore yabajije Yesu, ndumva iyo nkuru iri muri Luka umutwe wa 4, nibwo yabajije Yesu ati ndabona ko uri umuhanuzi ukomeye, aho gusengera nihe? Abasokuruza bacu basengeye kuri uyu musozi, ariko mwebwe Abayuda mukavuga ngo tugomba kujya gusengera i Yerusalemu. Urumva ko ni cya kibazo cya kera cyo mu gihe cya Yerobowamu cyari kikiriho, n'abandi barasimburanaga, ariko icyo kibazo kigakomeza. Nibwo Yesu yamubwira ati nyemera, mwe musenga uwo mutazi. Iryo jambo rirakomeye, musenga uwo mutazi. Yerobowamu wari umwami, yabasengesheje ikigirwamana kitavuga kidakora, ntibigeze babimenya, ariko akavuga ko ariyo Mana yabakuye mu Misiri. Ntiyabahisha ayo mateka barayiga, bayigisha n'abana bayo, ariko bakayitirira Imana itabaho, bakayitirira ibyo binyana bibiri Yerobowamu yakoze ku mpamvu imwe gusa, gutinya ko yabura ubutegetsi. Rero basengaga Imana batazi, bari bazi ko iyo Mana basenga gutyo ariyo yabakuye mu Misiri. Baravuga bati murasenga natwe turasenga, bakaba bazi ko ari abuzukuruza ba Isiraheli, ko ari abana b'isezerano, ko bagomba gukomera ku Mana yabo, ariko basenga itariyo. Nibwo Yesu yamubwira ati musenge iyo mutazi, kuko umukiro uva muri Yuda. Muri Yuda rero nubwo nabwo hari ibigirwamana, ariko bakomeje no gusenga Imana iriyo bavangavanga.
nibwo rero Yesu yamubwiye ati nyemera igihe cyageze ndetse ngiki aho abasenga by'ukuri batazongera gusengera kuri uriya musozi cyangwa kuri uyu, ahubwo bazasenga Imana muri roho no mu kuri. Kubera iki? Ari ab'i Yeruzalemu, abayuda baravanze, basengaga Imana bagasenga n'ibigirwamana. Mbese nk'umuntu akaba yajya mu rusengero asenga Imana, bamutumira no muri ibyo bigirwamana naho akajyayo. Baravanze. Ari abayisiraheli basigaye nyine bari bayobowe na Yerobowamu n'abami bamukurikiye, bo basenze ibigirwamana burundu, ariko bagakomeza gusoma ibitabo by'Imana by'amateka y'ukuntu Imana yabakuye mu bucakara bw'Abanyamisiri. Nta Mana yari birimo. Rero Yesu yaramubwiye gutyo kubera ko nta mwana w'umuntu wo kwizerwa, nta mwana w'umuntu ushoboye gufata umwanya ukomeye nk'uwo wo kuyobora imbaga y'Imana ngo awushobore atari Roho Mutagatifu. Niho yavuze ati abasengera muri roho nibo bana b'Imana, niba Imana yikundira. Imana nidufasha ibijyanye na Roho Mutagatifu tuzabiganiraho mu minsi iri imbere, ariko bakristo bavandimwe, umwanya nk'uwo wo gufasha abantu gusenga nta muntu n'umwe wawushobora atayobowe na Roho w'Imana. Niyo mpamvu dukwiriye gupfukama tugasaba Imana ikatwuzuza Roho Mutagatifu. Niwe uzi uko dukwiye gusenga, niwe uzi aho dukwiye gusengera. Umusozi wari wo wose wasengeraho, aho wasengera hariho hose, ni ngombwa kuyoborwa na Roho w'Imana, kuko Roho Mutagatifu ni Imana ubwayo muri twebwe. Ingwe Imana ni roho, niko Yesu yamubwiye, ngo bityo abasenga muri roho nibo banyura Imana. Ntabwo Imana rero yakwirwanya. Imana rero ubwo bubasha cyangwa ubwo burenganzira yabwambuye abantu, kuko nta n'umwe wabishoboye. Noneho Imana ibushyira mu biganza byayo ikoresheje Roho wayo, aza gutura muri twe kugira ngo abantu bamenye uko bakwiye gusenga Imana. Aho wayisengera hose bayisenge by'ukuri bayizi. Umwanya uhagazemo, umwanya mpagazemo. Tukiri muri ibi by'abami, hagati mu bami bagiye babaho, hariho abami banyujijemo bagakora ibitunganye. Hariho umwami wigeze gutegeka Yeruzalemu, umwami wigeze gutegeka Isiraheli. Hariho umwami wigeze gutegeka Abayisiraheli, aca ikigirwamana cya Bahari agikuraho, kandi yari umwuzukuru wa Akabu, kuko umugore wa Akabu Yezebeli niwe wari warakizanye. Arabarimbura bose, aragisenyura. Yabikoze kubera iki? Kubera umwanya yari arimo. Hariho umwami umwe nawe yari umwuzukuru wa Akabu, yahawe umwanya ubutegetsi abufashe, asenya Bahari ayikuraho muri Isiraheli, mu Bayisiraheli. Imana irabyishimira, uretse ko nawe yaje kugira intege nke hagati, ariko uwo mwanya yari afite yawukoresheje akuraho icyo kigirwamana. Hari n'abandi bami babiri babayeho muri Yuda. Umwe yasanishije ingoro, kuko bahoraga baterwa n'abanzi bajyanwa bunyago. Ingoro hashize igihe kirekire, ingoro yarasenyutse y'i Yeruzalemu badafite aho basengera. Umwami umwe agiyeho, akoranya amafaranga, akoranya n'abantu, asanisha ingoro. Kubera iki? Uwo mwanya yari agiyemo ategeka abantu ati nimukore uku, ingoro irasanwa. Hari hashize igihe kirekire, ingoro yarasenyutse. Haza kujyaho undi mwami nanone, kubera uwo mwanya yari ahagazemo, ngo avugurura iyobokamana. Baza kubona igitabo cy'amategeko, bayasubiramo, bongera gutura ibitambo. Iyobokamana ryari ryarahagaze muri Yuda. Umwami umwe arabibyutsa, ategeka abantu ababwira ati nimukore uku, abyutsa ubukristo, abyutsa iyobokamana muri Yuda. Bivuga ngo umwanya bari bafite wari ingirakamaro. Bamwe bahawe umwanya ukomeye, abami bamwe bahawe umwanya ukomeye, bikorera uko bishakiye, baterereza abantu b'Imana gucuma. Abandi bafata umwanya, bagarura ingoro, basana ingoro. Abandi bagarura ubukristo, bagarura iyobokamana. Undi nawe afata ubwami, asenya Bahari ayikuraho burundu, n'umuryango wa Akabu bose n'ababisenga bose arabarimbura, bakuraho. Umwanya ni ingirakamaro. Tubonye abafashe imyanya ikomeye bayibyaza akamaro, abandi nabo bayifata ikomeye ntibayibyaza akamaro. Ariko reka turebe n'abafashe imyanya yoroshye, nabo bayibyaza akamaro, abandi ntibayibyaza akamaro. Muri iki gitabo cy'abami nyine, abami ba kabiri, igitabo cy'abami ba kabiri umutwe wa 5, turabonamo inkuru y'umwana w'umukobwa wo muri Isiraheli. Igihe bari batewe n'abanzi bakabajyana bunyago, bamutwaye aboshye, bamushyira umugore wa Naamani kugira ngo amubere umuja. Naamani yari afite ibibembe.
yari umugabo w'ingabo z'Isiriya. Nuko umwana w'umukobwa akabwira nyirabuja ati nyamara databuja asanze umuhanuzi wacu, hari umuhanuzi wamukiza ibibembe, yavuze imana azi, imana y'iwabo, imana ikomeye, imana ikora ibitangaza. Nahamani yakize ibibembe bivuye kuri uwo muzi. Urumva umwanya yari afite, yahawe kuba umugaragu w'umugaba w'ingabo mu rugo rw'umugaba w'ingabo Nahamani. Ahakora uwo mwanya uhagararamo neza, avugira imana y'iwabo, bamenya ko imana yabikiza, kandi avuyeyo amaze gukira yatashye ashimye. Yari umugaragu, ariko umwanya w'ubugaragu awukoramo neza. Tukiri aho ngaho, hari nanone uwari umugaragu wa Elisha, Gehazi. Gehazi wari umugaragu wa Elisha. Ubwo Nahamani yahageraga amaze gusengerwa, amaze kwibira muri Yorodani agakira, yabwiye umuhanuzi ati ndaguha iki? Elisha aravuga ati ni ubitware byose, ntacyo nkwaka, wakize ni witahire. Ariko Gehazi aravuga ati databuja yanze amaturo, databuja yanze amaturo, reka giye mukurikire, aya maturo yanyihere ndayakeneye. Aramukurikira, musanga mu nzira, aramubwira ati databuja abonye abashyitsi, none muhe ku bintu, muhe kuri zahabu, muhe kuri ibi na biriya. Uwo mwami, uwo mugabo w'ingabo w'Isiriya, uwo mugabo w'ingabo aravuga ati none se ubundi databuja ko nari nabimuhereye ubuntu akabyanga, none yisubiye hate? Ariko arabimuha n'abamutwaza. Ni ukuvuga ngo uwo mwanya Gehazi yari afite wo kuba umugaragu wa Elisha yawukinnyemo nabi, bitukisha imana, bitukisha umuntu w'Imana, bituma uwo muntu Nahamani atahana ishusho mbi ku byerekeranye n'abahanuzi. Na nuno munsi hari igihe abantu baba bifite imigambi yabo, bagatuma Imana igira ishusho mbi, cyangwa se ibintu bijyanye n'imirimo y'Imana bigaragara nabi kubera inyungu z'abantu bwite. Iyo uyu Nahamani ataba yamubonye kwa Elisha, ataba yabonye uyu Gehazi kwa Elisha, ntiyari kumwemera, ntiyari kwemera ko ari umutumwa. Yari yahamusanze, abona ko ahafite umwanya yari afite mu rugo rwa Elisha. Uyu Gehazi niwo watumye agenda kubwira Nahamani ko atumwe na Elisha, akabyemera. Nahamani akabyemera. Iyo ataba uwo mwanya ntiyari kubyemera. Uwo mwanya ahagazemo watumye avuga ibintu biremerwa bitari byo, kandi uwo mwanya utumye Nahamani agenda yibaza, umuntu uvugishwa n'Imana udafite icyo agaburira abashyitsi, umuntu uvugishwa n'Imana bahaye amaturo ntacyo afite akayanga, hanyuma akisubiraho nyuma, urumva ko biragayitse. Yatumye umurimo w'Imana n'uwo mukozi w'Imana agaragara nabi, n'uwo muhanuzi w'Imana agaragara nabi kubera uwo mwanya. Dufite imyanya myinshi, dufite imyanya ikomeye n'iyoroheje. Umwanya urimo utekerezeho neza. Wenda uri umudamu muri urwo rugo kuva ukihagera, abavindimwe n'umugabo cyangwa se nyoko kuko ntibarongera kurukandagiramo kubera uwo mwanya wafashe. Cyangwa se uri umugabo ufite umwanya, abana baheruka kurya neza igihe utari uhari, amafaranga agashirira mu bindi bintu. Twese dufite imyanya twahagararamo neza cyangwa nabi. Wenda uri umugaragu ahantu, wenda uri mwarimu, wenda muri abo banyeshuri harimo umwana uza atariye, harimo abataramenya Imana, wenda uri padiri, wenda uri pasiteri. Umwanya uwo ari wo wose, ukomeye n'uworoheje, hariho icyo Imana iteganya kuzakora muri uwo mwanya, hariho icyo umuryango wawe ugutezeho muri uwo mwanya, hariho icyo rubanda rwose bagukuraho muri uwo mwanya. Imyanya duhagazemo ni ingirakamaro, ni ingirakamaro. Igihe cyose tukiyirimo hariho icyo dukwiriye gukora. Umwanya nk'uyu mpagazemo wo kuvuga ijambo ry'Imana, Imana iranshoboze kugira ngo mvuge ibyunguruza abantu, kuko umwanya wose duhagazemo igihe tuzawupfusha ubusa, tuzabazwa icyo twakoze muri uwo mwanya. Hariho umuntu wigeze kuvuga akantu yarakanditse mu kinyamakuru avuga ati hari abantu bamara amezi 6 cyangwa umwaka bategura ubukwe, umunsi umwe gusa w'ubukwe bakawutegura amezi 6 cyangwa se bakawutegura umwaka ari umunsi umwe, ariko ibizakurikiraho uko bazabana ntibigere babitegura.
ni ukuvuga ngo iyo umuntu yubatse abahinduriwe, wari umukobwa wabaye umugore, wari umusore wabaye umugabo, ni umwanya mushyashya ubonye. Tugasanga ntabwo bigeze bafata nibura n'amezi 2 ngo batekereze kuri uwo mwanya icyo bazawukoramo, ibizawuvamo. Umunsi umwe gusa w'ubukwe bakawuha amezi 6, tuzambara iki, abazateka, abazabyina indirimbo, umwaka ugashira. Hari abantu bategura ubukwe umwaka, ariko nyuma y'imyaka 2 bakaba bakoze divorce. Kubera iki? Bategura umunsi umwe. Ni ukuvuga ngo uwo munsi umwe wo kwitwa umudamu, wo kwitwa umupapa barawuteguye, ariko ntibarebye ngo muri iyo minsi nzakoramo iki, muri ubwo buzima mpinduye nzakoramo iki. Imyanya Imana yaduhaye iyoroheje n'ikomeye. Ntitugashimishwe no kuba twiswe uwo mwanya gusa ngo bazanyita mwarimu cyangwa se bazanyita dogiteri, ahubwo ni iki tugiye gukora. Cyane cyane twe tw'abakristo, ni iki tukwiye gukora abantu bakarushaho kumenya Imana. Ni iki tugiye gukora abantu bakabona ugukora k'umuntu w'Imana. Uwo mwanya waba urimo wose, waba ari umwanya w'akazi, waba ari no kuvuka imfura. Hari icyatumye uvuka uri imfura, wagira icyo ukorera barumuna bawe, kuko umwana w'imfura yitwaye nabi abamukurikiye bashobora kubyigira. Ushobora kuba uri n'umuherereze, uwo nawo ni umwanya. Yenda abandi ntibagihari, n'uwo usigaye, abo basaza ubafasha. Iyo myanya yose Imana idushoboze, Imana idukomeze. Imyanya itandukanye yoroheje n'ikomeye tuyibyazemo umumaro. Ibintu bibiri twazirikana: sengera umwanya urimo, uri wo wose, waba umwanya wo mu rusengero, waba umwanya w'akazi, waba no mu muryango. Usengere, kuko shitani ntishaka ko twakora iby'umumaro, ntishaka ko twagira uwo twerera imbuto. Sengera umwanya uhagazemo, kandi abenshi duhagaze mu myanya myinshi uretse umwanya w'akazi. Dufite imyanya myinshi duhagazemo. Sengera imirimo yose, imyanya yose Imana yaguhagaritsemo, kuko shitani ntiyifuza ko twayibyaza akamaro. Ikindi, zirikana, gifata umwanya wo kuzirikana uwo mwanya uhagazemo. Uwo mwanya uhagazemo, waba ari uworoheje cyangwa ukomeye, umuryango wawe, inshuti n'abavandimwe, rubanda ndetse n'Imana, hariho icyo bateganya kuzawukoramo. Hariho icyo ugomba kukoramo kigahesha izina ry'Imana icyubahiro, cyangwa se nawe ubwawe n'umuryango wawe kikabagirira akamaro. Twumvise abantu benshi bagiye babona imyanya ikagirira abantu akamaro, cyangwa se ikicisha abantu. Imana idushoboze, Imana itwambike imbaraga, Imana itumurikire, kugira ngo imyanya yose twahawe ibe akamaro kuri twebwe no ku bandi bose, kandi duheshe Imana yacu icyubahiro.